amazina bayita gahore ekega firimbi umurehoji amazina z'abazishanda isabe eje mu gikondo atutse igikondo eje ese arifani kirego bari kubamo ekega abanyabazi baba muri unity muri timu y'igikondo kwa Olivier Pele Olivier sina ya Gerard Imana wazina baki umunsi gikundira urabona ute umunsi gikundira mutumuneze ngubiwe nawe nakuna urabireba abantu bose anga kuno bifashe bose barishimye. Ndongeye nguhaye ikaze. Iyi ni Arthur Sport TV ukomeje kugenda ukurikira muri kano kanya. Tukubere rero kuri Stade Regionali hano i Nyamirambo aho twita kuri tapi. Ni rero kuri Stade Regional cyangwa se Kigali Pele Stadium aho rero hagiye kubera ibirori bya Rayon Day. Ni Rayon Day rero igiye kuba tariki ya 3 kwezi kwa 8 2024. Ese ni Rayon Day ihatse iki? Ese uribaza ko iyi Rayon Day iraza kuba irangwa n'ibiki? Nibyo ngiye kugenda nkunyuriramo ugenda unareba ukuntu abantu uruvunga nzoka cyangwa se ikivunge cy'abantu bamaze kuba bazinduka bavuga bati equipe ya Rayon Day cyangwa se equipe ya Rayon Sport ku munsi wa Rayon Day rero igiye kuba yitwara. Ahangaha reka nkubwire ko ari ibirori bigiye bitandukanye. Reka nkubwire ko iyi rero Rayon Day iraza kurangwa n'udushya twinshi. Iraza kuba irimo aba DJs, iraza kuba irimo abahanzi, haraza kuba harimo ababyinnyi, haraza kuba harimo bande musicale, haraza kuba harimo gupresenta abakinnyi ba Rayon Sport, haraza kuba harimo gupresenta abakinnyi ba Azam, haraza kuba hari gutangiza umwaka mushya w'imikino, haraza kuba harimo ibintu byinshi kabisa. Rero iyi ni Rayon Day rero ngushishikariza rero kuba ukurikira. Ikindi kamubwiye ko ugiye kuri tv.rayonsport.com.rw mumbabarire wabasha kuba ureba uwo mukino muri rusange. Ndaza kuba nshyiraho linki muri description cyangwa se aho hepfo muri comment. Ndaza kuba nshyiramo linki kugira ngo abantu mukandeho mwikurikiranire umunsi wa Rayon Day muri iwanyu mu ngo, ndetse abatashoboye kuba mwagura amatike mwihangane, tike zo zamaze kuba zashira. Rero reka nkubwire ko rero iyi ari TV Rwanda komeje kugenda rero ukurikira ikugezaho rero byinshi muri kugenda bibera hano kuri Stade Regionali cyangwa se Kigali Pele Stadium hano i Nyamirambo aho twita kurya nyuma cyangwa se kuri tapi rouge. Rero reka nkubwire ko nta handi rero uraza kugenda ubikurikiranira usibye hano kuri Arthur Sport TV. Ni handi rero uraza kuba wabona ibyiza nk'ibi muri rusange. Okay, ngarutse rero nihuta cyane. Ngarutse nihutira ku kijyanye na Rayon Day ariko kuri session ijyanye n'imyidagaduro. Taza kugera mu kibuga nyuma kugira ngo mutaza kuba muvuga mutise kuki mu kibuga wahibagiwe, kandi naho ariho haba hadutanirije ahangaha kuri iyi stade yakira abantu basaga ibihumbi 10 muri rusange. Rero ibirori biraza kuba bitangira mu masaha y'isa 7. Ni amasaha y'isa 7 rero ibirori biraza kuba byatangiye. Ubu ngubu turi ku isa y'isa 6:19 nkora iyi nkuru. Rero ku isa y'isa 7 rero haraza kuba hatangiye kujyaho abacrobat. Baraza kuba abantu baraza kuba bamaze kwinjira, batangiye kwinjira, noneho haraza kuba hatangiye abacrobat cyangwa se acrobacy. Abacrobat rero baza kuba bagenda biyereka abantu hano turi kuri Stade Regionali i Nyamirambo. Abacrobat rero nyuma yuko batangiye kwiyereka abantu haraza kuba hagenda bijyana na DJ Brian.
na DJ Brian rero nawe uraza kuba ahari muramuzi. Gateka Esther Brian rero numwe mu ba DJ beza kandi bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwe mu ba DJ rero bafite byinshi bavuze muri entertainment yacu cyane ko ari umu DJ ukomeye muri campaign za RPF ahantu hose. Perezida wacu Kagame Paul His Excellence ni DJ Brian wahakoraga nk'umu main DJ cyangwa se nk'umu DJ mukuru. Cyo ngibyo murabyibuka ntago ari ibintu mbibutsa. Rero araza kuba nawe ahari. Reka tunyarukire nanone ku bahanzi baraza kuba bahari. Haraza kuba hari uwitwa Bushari aka Bushido. Bushari rero nawe araza kuba ari umwe mu bahanzi bari aho angaho. Nyuma rero yuko Bushari nawe araza guperforminga murabizi ni umugabo ugira courage cyane cyangwa se ugaragaza icyo bita imbaraga kuri stage kabisa. Ni umuntu entertaining abantu cyane. Muraza kuba mugenda mukujya muvuga muti reka izi vibes zo yitwa Bushari Bushido kinya trap ku mugongo ku gasima ndetse na Nimwebwe. Ni umwe rero mu bantu baraza kuba bari nawe kuri iyi stade regional cyangwa se Kigali Pele Stadium. Uwo ni umwe. Reka nkubwire ko umuhanzi mukuru uraba uhari nuwo bita Neme Platini cyangwa se Platini P wo bita Baba. Niwe uraza kuba rero nawe ari ku rubyiniro, ari we muhanzi mukuru bivuga ko ari we uraperforminga igihe kinini ku rubyiniro rwo guserebra umunsi w'igikundo cyangwa se Rayon Day cyangwa se Azamukal. Urumva ko rero ari kimwe mu bintu rero biraza kuba ari by'ingenzi. Ariko reka nkubwire ko ibyo ni ibintu biri buze kuba biba mbere y'umukino ho gatoya. Mu gihe abakinnyi baraza kuba bavuye muri eshifoma cyangwa se bavuye muri warm up mu kwishyushya, mu kugorora imitsi no kwishyushya. Hano rero haraza kuba harimo abasore cyangwa se abana biga mu seminari nto ya Nyundo. Abana bafite kompanyi muzika baraza kuba bacuranga indirimbo zitandukanye za Rayon Sport. Harimo Rayon niwe dukunda. Urabizi ko kompanyi muzika murabizi iyo bita fanfare. Ni kompanyi muzika rero ibi irimo izo bita za saxophone za fanfare, haba harimo ingoma, haba harimo izo bita imyirongi n'izindi zigiye zitandukanye, n'izitwa tuba n'izindi zitandukanye rero ziba zirimo muri iyo kompanyi muzika. Bigenda bitanga amajwi kamwe mujya mubona ku myereko ya gisirikare mu bihe bitandukanye igihugu kigenda giserebra. Mugenda mubibona nko muri stade Amahoro kuntu kompanyi muzika ibimeze. Iraza kuba nayo irimo muri rusange. Sasa rero reka nkubwire no match nimara gutangira ku isaha 12 ikintu kiri buze kuba. Match iraza gutangira, murumva imkange kubana ukora video irimo icyo bita 12 first 11 bari bubanze mu kwikira equipe ya Rayon Sport, ndetse na first 11 bari buze kuba babanzamo kuri equipe ya Azam mbare na mvuze Young Africans ya Azam FC. Ndaza rero kuba nkugezaho izo line-up z'amakipe yombi. Wowe uze kuba ukurikira Artur Sport TV kuri uyu munsi uraza kugenda uhabwa show. Ikindi ndagushishikariza kugenda rero ukanda subscribe kugira ngo ubashe kujya umenya buri kimwe cyose, ukomeza kugenda rero ugezwaho muri rusange. Reka rero nihute cyane muri half time rero niho haraza kuba habagashya mana yanjye. Abantu muzi by'imiziki mumbwire, hari umuntu watwaye Grammy Award, hari umuntu watwaye BET Award, hari umuntu watwaye Trace Africa, hari umuntu watwaye MTV Award. Uwo muntu ni umunyarwandakazi ufite ikigo gikomeye cyane bita Shell Silver. Araza kuba rero performingana na bari abana biwe bo muri Shell Silver Foundation bakorera aho ngaho i Nyamirambo. Urambaza ngo biraza kuba bimeze bite? Ni ibintu turi buze kwirebera twese tukavuga tuti wow, ni umuntu watwaye ibihembo mpuzamahanga byo muri Amerika. Murabyumva ko rero atari amakabya nkuru. Ino niyo yita Special Rayon Day. Ni Special Rayon Day, ni Special Rayon Day mbisubiyemo. Abarayo, abakunda Rayon, abafana Rayon,
abayivukiyemo n'abatarayivukiyemo n'abazaza mu myaka iri imbere ni abantu bazibuka uno munsi bakajya bawishyira mu mateka, dore ko ari umunsi umwe mu minsi Rayon Sport ikoze ifite byibuza abakinnyi bagaragara, ivuga ati dufite abakinnyi byibuza bagaragara. Ekipe Rayon Sport ni ekipe irimo kapiteni w'ekipe y'igihugu wamaze imyaka irenga 10 ari kapiteni w'ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda. Ni Rayon Sport irimo Muhire Keve umaze nawe imyaka igera hafi mu 10 akinira ikipe y'igihugu y'Amavubi. Ni ekipe irimo Mborenga Fitina umaze hafi imyaka 8 akinira ikipe y'igihugu y'Amavubi. Ni ekipe byibuza irimo Mborenga Fitina na Muhire Keve babanza muri ekipe y'igihugu Amavubi, muri match ekipe y'igihugu Amavubi yatsinze, ekipe y'igihugu Amavubi yatsinze muri match ziheruka zose, ekipe y'igihugu Amavubi yatsinze bari babanjemo bombi. Bivuze ko ni spectacle ikomeye cyane ekipe ya Rayon Sport igiye gutanga ahangaha. Ni ikosora. Ikindi ndakwibutsa ko ekipe ya Zamu nayo iribuze kuba yamurika abakinnyi initegura match ya APR FC zaba ku tariki 22 z'uku kwezi. Champion izaba yamaze iminsi mikeya itangiye, itarenga 3, izatanya muri weekend mu bigizi bakina. Urumva ko bizaba ari ibintu birenze cyane. Rero nkwifuriza rero gukomeza umererwa neza ureba iyi video y'imyiyereko y'ibintu uri kugenda bibera hano kuri stade Regional cyangwa se Kigali Pele Stadium, ubundi ugende umenya byinshi bitandukanye uri kugenda bibera hariya kuri stade. Rero reka nkwifurize ikaze ndetse nkwifuriza no kumererwa neza mu byo urimo byose. kuza kubakurikiranira ngo ni cyiza kuba kijyambere byose. Rero n'ubundi kugenda ndibagezaho yaba ibirori biza kubera hano kuri Kigali Stadium ndetse n'ibindi byose biza gushoboka, yaba na match yaba n'ibindi byose ndaza kuba ndibagezaho gatandukanye. Muri aya masaha ntabwo twifashe rero rero bateguye bijyanye n'ibintu babuze. Urabona ko ku mpande zose bakaba ari abareba rero bagiye batandukanye bambaye rwose bikwije by'amahirwe. Ubona ko biriza kubera ahangaha mu kanya gato cyane, biraza kuba ari amateka akomeye cyane. Ku rundi ruhande nanone kubakurikiranira nabo uze mbona stade yuzuye akubise yuzuye hariya Sambusa. Ubundi uyu munsi ni uw'ibirori ku bakunzi b'amakipe agiye atandukanye.
twiteguye rero nuko Kigali turetse byose ndakomeza ngende nkuzenguruka hanze akanya gatoya cyane ndaza no kwinjiramo turebe mu gihe bazi ko batangiye kwinjira uko biba bimeze mo imbere ariko ubu nkaba aratangira kwinjira aho ngaho ni hanze n'uburyo hazaza ibintu byacu haba mu muhanda hose nuko twifashe umuhanda kuri Kigali turetse Nyamirambo ko tureba nza gukomeza ngenda nkuzengurutsa nibagera muri stade bamaze kwinjira aho ndaza gukomeza ngenda mbereka ibirori biza kuba biri kuhabera ariko mu gihe batarinjira turakomeza tugenda tureba hanze ya stade ambiance ihari uko imeze uko byifashe rero izuba ryinshi cyane ubona ko abantu barimo bagenda bashyiramo morale zigiye zitandukanye ariko ntabwo babasha kwinjira mu stade abantu rero nibwo bakiri ku muryango bategereje kuba bakwinjira muri stade kuko banyuze kure kuri Josizi n'ubundi byose niho muza kubirebera baza kuba biriho reka nanjye bazi neza cyane ku buryo ibintu biza kuba bimeze neza cyane baza kunyihanganira mbanze ndebe uburyo nagera muri stade ubundi hanze nerekeho turebe buri kimwe cyose hano nuko twifashe nta kindi kintu kirahinduka ubwo rero ibindi biri muri stade by'ibirori biza kuba bitangiye muri sena muze kujya kure kuri Josizi kabisa niho biza kuba biri kubera